Yesu Kristo nashimwe bene data bavandimwe, Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Uyu munsi wa none ndabasuhuje mbabwira ngo Imana ibiteho abari ahatandukanye, abari mu bihugu bitandukanye. Mbabwira ngo ni ukuri abakunda ijambo ry'Imana, abakunze kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Kandi kubwo gukurikira iby'Imana, Imana nayo izabaha umugisha, Imana itugirire neza. Bene data bavandimwe rero, uyu munsi wa none tugiye kureba ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaroma ibice byaho 13 umurongo waho wa 11. Haranditse ngo nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo kukanguka gisohoye rwose, dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Imana idufashe. Bene data bavandimwe, ni ukuri uyu munsi wa none ngo nidukanguke, kuko titire yaho iravuga ngo kuba maso. Uyu munsi turasabwa gukanguka, turasabwa kuba abandi bantu bandi, ni ukuri tukiyambura ibibi byose, tukiyambura ingeso mbi. Ni ukuvuga ngo mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Uyu munsi rero bene data bavandimwe, dukwiriye gukanguka, dukwiriye kuba maso nk'uko ijambo ry'Imana bitubwiye. Agakiza kacu, ibyo twategereje, ibyo twiringiye ngo biratwegereye rwose, ngo kuruta igihe twizereye. Ni ukuvuga ngo igihe twizereye nicyo kinini kuruta igihe uyu munsi wa none turimo. Ni ukuvuga ngo bene data bavandimwe rero, uyu munsi wa none ni ukuri agakiza kacu karatwegereye. Ni ukuri ibyo dukora byose tumenye ko igihe cyacu rwose cyo gucungurwamo kiri bugufi. Imana yo mu ijuru tugire neza, ngo kandi ngo ijoro rirakuze. Bene data dore ni ukuri ijoro rirakuze, burenda gucya. Imana itugire neza, nuko twiyambure imirimo y'umwijima. Uyu munsi rero ijambo ry'Imana tubwiye ngo twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'Imana, twambare intwaro z'umwuka wera. Imirimo y'umwijima rero ntago yatuma tuzabasha kuragwa ubwami buhoraho, ntago yatuma tuzabasha kubona ubugingo. Imana yo mu ijuru rero iduhe kwiyambura imirimo y'umwijima, twirinde ibyaha, twirinde igisa nacyo, kuko Imana yo mu ijuru yiteguye kutugirira neza kandi izabana natwe. Ngo twambare intwaro zose z'umucyo. Imana yo mu ijuru tugire neza. Uyu munsi twambara umucyo, twirinde umwijima. Umwijima ni mubi bavandimwe bene data. Umwijima utuma hari aho tutagera. Umwijima ni mubi rwose, kuko iyo ari mu mwijima umuntu ntareba imbere ye, kandi umwijima w'ibyaha nawo utuma abantu benshi ubuzima bwabo buhagarara, ndetse bagapfa no mu buryo bw'umwuka. Imana yo mu ijuru itugiriye neza. Rero icyo ijambo ry'Imana kutubwira ni ugukanguka, kuko igihe kirasohoye rwose, kuko iminsi tugezemo ni iminsi yo gukanguka, ni iminsi yo kumenya Imana, ni iminsi yo kuvugana n'Imana, ni iminsi yo kongera kwitekerezaho. Imana itugiriye neza. Ngo uyu munsi wa none ngo tugendane ingeso nziza, ngo nk'abagendera mu mucyo. Twirinde rero bene data bavandimwe, tugendane ingeso nziza nk'abagendera mu mucyo. Twirinde gukora ibitandukanye n'iby'Imana yacu ishaka, ahubwo ikibi cyose tukitube kure. Twiringire ko tuzabona ubutabazi bw'Imana kandi ko tuzatsinda nituba maso. Bene data bavandimwe rero, nababwira ngo uyu munsi wa none tugendane ingeso nziza, tutagira ibiganiro bibi, ngo kandi tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tutatongana kandi tutagira n'ishyari. Imana yo mu ijuru tugire neza. Ibi byose nk'uko tumaze iminsi tubivugaho, uyu munsi twongeye kubigarukaho kugira ngo buri wese yisuzume. Kandi bene data reka mbabwire, mujye muha agaciro ijambo ry'Imana, ngo ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaha imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Uyu munsi wa none bene data bavandimwe, reka mbabwire mujye muha ijambo ry'Imana agaciro, kuko urumva nanjye mba nafashe umwanya nkategura, nkabitekerezaho, nkavuga uyu munsi wa none bene data nabasangiza aya magambo. Rero ni ukuri mujye muha agaciro, kandi mwumve ko nanjye ibingibi mba ndi gukora ari ukugira ngo tubashe kuzabona ubugingo buhoraho, tubashe kuzagera mu bwami bw'ijuru tudasinzwe n'urubanza. Kuko nk'ibingibi mba ndi kuvuga ntago bibora, ntago bizarangira. Ni ibintu bizakurikirana umuntu wese ubyumva kugeza na nyuma y'ubu buzima.
y'ubuzima, na nyuma y'ubuzima ibi ngibi mba mbabwira rwose bizagira umumaro. Rero biruta kure cyane ibizarangira, cyangwa biruta ibyo wabwirwa byo mu isi bizarangira bifite garanti. Bene data bavandimwe, rero uyu munsi wa none urasabwa kwirinda, urasabwa gukora icyo Imana ishaka, urasabwa gukora imirimo yo gukiranuka, kandi ukirinda rwose. Ni ukuvuga ngo uyu munsi nakubwira ngo wowe mwana w'umuntu, cyangwa se wowe waremwe, wowe uri ku isi, ni ukuri nakubwira ngo reka nkwibutse iby'iyi minsi, reka nkwibutse igihe tugezemo. Ni igihe cyo gushaka Imana, ni igihe cyo kuba agakiza twategereje igihe kinini katwegereye. Rero uyu munsi wa none ukwiriye gutinya kandi ukavuga uti Mana yo mu ijuru, uyu munsi wa none ko ari uko bimeze, ngewe biragenda gute, ngewe ndakora iki? Uyu munsi rero ni ukugendera mu ngeso nziza, no kwirinda mu buryo bwose. Nakubwira ngo ni ukuri, ni ukuvuga ngo bya bimenyetso twabwirwaga, bya bimenyetso Yesu yahora atubwira, ni ukuri reka nkubwire byo kugaruka kwe uyu munsi wa none nibyo biriho byose, kandi byamaze gusohora, byamaze kugaragara, nta na kimwe kitarasohora. Ni ukuvuga ngo ibi byose mugenda mubona byagiye bisohora. Reka mbabwire ngo nk'uko nahoze mbibabwira, intambara, ibyorezo, inzara n'ibindi byose byageze ahantu henshi. Ni ukuvuga ngo ibi byose ni ibimenyetso Yesu yagiye avuga. Nimubona biriho rero ntimukagire ubwoba ngo mwikange, ngo muvuge ngo turashize, ngo igihugu ngo bimeze gute. Mujye mumenya ko na Bibiliya ibivugaho, ivuga ko mu minsi y'imperuka hazaba intambara z'urudaca, hazaba inzara, hazaba indwara z'ibyorezo. Ugasanga nyine ibyo byose uyu munsi wa none biri kugenda bigaragara, kandi rwose byaravuzwe. Niyo mpamvu mudakwiriye kugira ubwoba, ahubwo mukwiriye gusenga cyane, mukegera Imana, mukabwira Imana muti uyu munsi ko ibi ngibi dusohoreyeho, mbese twebwe twarindwa dute? Rero nta kundi kurindwa, ni ugusenga, tukiyeza, tukambara intwaro z'Imana zose, kugira ngo ubugingo bwacu tubushinganishe ku Mana, kugira ngo tuzabashe kubaho by'iteka ryose. Kandi bene data nababwira ngo gucungurwa kwacu rwose kugeze hafi, ni ukuvuga ngo kuregereje. Nababwira ngo ni ukuri ijoro rirakuze, ijoro rigeze, ni ukuri ku musozo waryo. Ni ukuvuga ngo icuraburindi twirirwamo, nababwira ngo burenda gucya, agakiza kacu rwose kageze hafi cyane. Ni ukuvuga ngo iri joro tubamo ryo mu isi, cyangwa se ry'ibigeragezo, cyangwa ry'ibibazo duhura nabyo bya buri munsi, nababwira ngo burenda gucya rwose, burakeye kandi. Ni ukuvuga ngo burenda gucya. Uyu munsi wa none rero umenye ko bugiye gucya, kandi bugiye gucya nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe cyose, twizere nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwiye. Uyu munsi wa none rero mwene data ushobora kuba ubona warizeye, warakiranutse, warakoze imirimo y'Imana igihe kinini, ukaba uvuga uti mbese igihe nasengeye, igihe nakoreye Imana, ko igihe kibaye kirekire. Ariko reka nkubwire mwene data, uyu munsi senga, ambara intwaro z'Imana, ambara gukiranuka, mureke dusenge bene data, kandi nitwirinde rwose, dukenyere, tube maso. Imana izatugirira neza, kugira ngo mwene data ni ukuri urokoke, cyangwa se urokore ubugingo bwawe. Nuko waharanira cyangwa se wagerageza kwegera Imana, kandi icyatuma Imana izakwemera, cyangwa ikizatuma Imana izemera kubana nawe, nuko uzahagarara udatsinzwe imbere yayo, cyangwa se imbere ya Yesu Kristo. Ntabwo ugomba gutsindwa. Ni ukuvuga ngo mwene data, wowe ufite ijambo ry'Imana, kandi wowe ufite icyo wamenye, rinda ubugingo bwawe. Ugomba guhagarara udatsinzwe, kuko nutsindwa rwose nakubwira ngo byanze bikunze uzajya mu rubanza, kandi rwose uzajya mu muriro, uzatabwa Gehinomu, aho aba bandi banze gukorera Imana bakiriho bazajugunywa. Rero ntabwo ibyo nabikwifuriza. Warumvise ijambo ry'Imana, twarabanye, warabaye mu isi, waragerageje, ni ukuri kubana nanjye. Imana yo mu ijuru ibikurinde, kandi goye gusobanukirwa mwene data bituvuga, ni ukuri nibyo tuba tubwiwe n'Umwuka Wera, n'iby'Imana iba yadushyizemo. Ntago tubivuga ku bwacu, kubera ko ari ku bwanjye ntago nabishobora, ari ku bwanjye ntago nabona imbaraga, ari ku bwanjye nanjye nananirwa bikananga. Ariko Umwuka Wera n'imbaraga z'Imana nibyo bituma nanjye mbasha kugira icyo mbabwira, nkabona imbaraga zo kubivuga. Rero bene data bavandimwe, bakozi b'Imana twamenyanye, bakozi b'Imana mukurikira kuri uru rubuga, nababwira ngo rwose ijambo ry'Imana rirakenewe muri iyi minsi. Na babandi bihagararaho bakumva
bakumva ko wenda ari ibitabareba cyangwa se bakumva nta mwanya bari guhita babona, nababwira ngo uyu munsi wa none namwe hari igihe kizagera mubone ko byari ngombwa ko ijambo ry'Imana riba muri mwebwe. Uyu munsi rero kubera ko isi yamaze kwandura, nta muntu ugifite imbaraga, abantu bose imbaraga zarabuze, uyu munsi urasabwa gukunda Imana no kwishaka, kandi Imana izakugirira neza. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none rero uyu munsi nabasaba ngo bene data barahatandukanye, uyu munsi mukundane, uyu munsi mugire urukundo nk'urwo Yesu Kristo yadukunze. Mugerageze, ntago byoroshye muri iyi minsi, ariko nakubwira ngo mbese uzahinguka imbere y'Imana gute ugifite inzangano mu mutima? Uzahinguka imbere y'Imana gute utakibasha gusenga? Ni ukuvuga ngo mwene data ukibasha gucira mwene se urubanza, uzahinguka imbere y'Imana gute? Ukireba mwene se ukabona ko wenda we atameze nkawe, cyangwa ukimucira urubanza ukavuga ati uriya ni umunyabyaha, uriya ni wo ku muhanda, cyangwa se uriya bitewe n'ibyo umubonamo cyangwa n'uko ameze uwo munsi. Ariko reka nkubwire ngo irinde guca imanza, irinde kugira umuntu mubi, kuko burya Imana yacu ni Imana ijya ibasha kugira neza n'abanyabyaha, ikabakura mu byaha byabo. Rero ntugacire abantu urubanza kugira ngo nawe utazahagarara imbere y'Imana ukarucirwa. Kandi se nucira mwene se urubanza, Imana izakora iki? Imana yo ko ariko kazi kayo, ko Imana itubwira ko izacira abantu imanza, ari abariho ari abapfuye, abo bose ngo bazahagarara imbere y'intebe y'urubanza. Mbese mwene data uri muntu ki wo gucira mwene se urubanza? Uri muntu ki wo guhagarara ukavuga uti uriya muntu ni mubi, cyangwa se uriya muntu ateye uku? Nta burenganzira na bukeya ufite bwo gucira mwene se urubanza. Rero Imana yo mu ijuru ikomeze tugire neza, kandi twambike imbaraga rwose. Uyu munsi rero bene data nifuzaga kubabwira ngo muhagarare mudatsinzwe, kandi mutegereze Imana, mwirinde ikibi cyose cyatuma muzahagarara mu rubanza mugatsindwa. Imana yo mu ijuru nayo izabagirira neza. Kandi nkongera kubabwira ngo igihe twategereje agakiza kacu ni iki kirageze, kandi igihe cy'agakiza rwose kiratwegereye. Bene data bavandimwe rero mwirinde, kandi mube maso, murwane intambara yo kwizera, Imana nayo izabagirira neza. Ni ukuvuga ngo udakomeye mu by'uru rugendo cyangwa se mu byo yizeye, mumwambike imbaraga. Ni ukuvuga ngo musunikane, kuko nibyo Imana idushakaho. Mwe kugira n'umwe musiga inyuma, mwe uwo mubona wese ufite ubushake cyangwa se ufite kuba yakumva ijambo ry'Imana, uwo nguwo rwose nababwira ngo nawe ni uwacu, nawe ni uwo kuzajya mu ijuru. Mumugerageze, mumufashe, kuko Imana yo mu ijuru nayo izabaha umugisha. Bene data bavandimwe rero uyu munsi wa none Imana irababwira ngo mwirinde ku gato na kanini, umuntu wese yezwe, umuntu wese akore iby'Imana ishaka. Mwirinde impaka, mwirinde ibyatuma mujya mu rubanza, mwirinde gushidikanya, kandi mube maso mu buryo bwose. Umuntu wese yizera Imana, kandi umuntu wese ashaka uko yabana n'Imana, Imana nayo izamuha umugisha. Bene data bavandimwe rero nababwiraga ngo mube maso, mukundane, mwirinde mu buryo bwose, kandi imibiri yanyu ibe insengero za Yesu Kristo. Mwirinde gushayisha mu byaha, kugira ngo mubone uko mukiza ubugingo bwanyu. Imana nayo yiteguye rwose kubagirira neza, kandi muganduke, mube maso. Ni ukuvuga ngo ababategeka, ababarera, abo mubana, muganduke, mukore uko mushoboye. Imana nayo izajya idutiza imbaraga, Imana izajya itwongerera, kuko ni ukuri bene data turwanwa na byinshi, turwanwa n'umwijima, kandi rwose aho umwijima wageze umuntu ntanabimenya. Ugasanga nyine nk'umuntu umwijima wamugezeho ariko ntago yabasha kubimenya. Rero udafite imbaraga z'umwuka wera ntago wabasha kumenya ko umwijima waguteye. Uyu munsi wa none rero umuntu wese ni ukuri nahangayike, ahangayikishwe na mugenzi we, ahangayikishwe no kuba mugenzi we ari kurimbuka, cyangwa se mugenzi we atari kumva iby'Imana ngo abikomeze. Buri muntu wese nahangayikishwe n'ibyaha biri kuba, n'ibyaha biri kugenda bibera mu bantu. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo tugandukire abatware, kuko ibyo nabyo bizadushyira mu rubanza. Niba ufite ukuyobora, niba ufite cyangwa se niba ufite ugukuriye, haba mu rugo cyangwa se haba n'ahandi, ni ukwanga ijambo ry'Imana tuvuga ngo tubagandukire, kuko uko byagenda kose nutabagandukira bizarangira ugiye mu rubanza. Kandi Imana yabashyizeho kugira ngo mukorane, kugira ngo mubagandukire, kugira ngo ibintu byose bikorwe kandi bijye mu murongo mwiza. Rero bene data ibyo byose ndi kubabwira ni
bizatuma umuntu wese ajya mu rubanza natabikora cyangwa se natihana cyangwa se natagerageza kugira ngo Imana nayo imwambike imbaraga abashe kubishobora. Uyu munsi wa none rero ririnde mwene data, nakubwiraga ngo ijoro rirakuze, nakubwiraga agakiza kawe wategereje igihe cyose karakwegereye, nakubwiraga ngo uyu munsi wa none wirinde rwose mwene data, ugire urukundo rwinshi kandi ntugirire nabi mugenzi wawe, ntugirire nabi uwo muvukana cyangwa se uwo mubana, wirinde ku gato na kanini, kubera ko icyo ni Imana idusaba. Ntago turi mu isi yacu ngo twigenge, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero uyu munsi wa none dufite utugenga, dufite Imana, dufite umuyobozi. Rero uyu munsi ntiwigenge cyangwa se ngo wirinde. Umuntu wese mu isi aroroheje, umuntu wese akwiye guca bugufi mu maso y'Imana cyangwa se ku ijambo ry'Imana. Umuntu wese rwose akwiriye guca bugufi ndetse cyane. Imana rero ni ukuri mwene data muvandimwe, wowe wamenye Imana, wowe wahisemo gukorera Imana, nakubwira ngo irinde, nakubwira ngo bana n'Imana, nakubwira ngo kora iby'Imana ishaka, akora imigambi y'Imana, akora iby'Imana uyu munsi wa none iri kugenda isaba abantu. Nawe bikore rwose. Ijambo ry'Imana ni ukuri ni inkota ityaye cyane kandi ribasha kugera ku muntu rikamuhindura. Nawe uyu munsi wa none wabasha guhinduka kandi ni ukuri Imana yakugirira neza. Uyu munsi rero ube maso, uboneze umutima wawe kandi wihangane, ugire kwihangana kwinshi kuko muri uru rugendo nk'uko n'ubundi tumaze iminsi tubivugaho, muri uru rugendo hatabayemo kwihangana biranga rwose. Ariko rero nakubwira ngo mwene data, uyu munsi wa none ukora imirimo yo gukiranuka, wibuke Imana yakuremye nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo uyu munsi wa none mu byahishuwe ryari ritubwira ngo uyu munsi ngo mfite icyo nkugaya, ngo nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko rero mwene data ibuka aho wavuye ukagwa, wihane. Burya rero mwene data nta muntu udakosa, ariko kwihana nicyo kintu cya mbere, guca bugufi, kwirinda. Rero uyu munsi wa none nawe mwene data ibuka aho Imana yagukuye, ibuka ibyo Imana yagiye gukorera byose. Uyu munsi wihane, uyu munsi ubwira Imana uti Mana yo mu ijuru, uyu munsi nanjye ndihannye, kandi ukora imirimo myiza nk'iyo wakoraga mbere. Uyu munsi niba usigaye wishyira hejuru, niba usigaye uri umunyeshyari, niba usigaye uri wa muntu utavugirwamo cyangwa utagirwa inama, niba usigaye uri wa muntu abantu batinya, cyangwa se niba usigaye uri wa muntu abantu bavuga ngo uriya muntu ateye gutya, uriya muntu ni mubi, uyu munsi wa none ukwiriye kwihana. Uyu munsi wa none ukwiriye kwisuzuma kugira ngo nawe uzabashe guhagarara imbere y'intebe y'Imana udatsinzwe n'urubanza, kubera ko turi mu isi kandi tubana n'abantu. Uyu munsi wa none rero umuntu yikubuza ubugingo, umuntu yikubuza kuzajya mu ijuru, oya wibyemera. Wowe gandukira Imana kandi wihane rwose, Imana yo mu ijuru izakugirira neza. Ni ukuri uyu munsi izina ryawe rikwiriye kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ni ukuvuga ngo witegereze mwene data, ijambo ry'Imana tuvuga ngo nta wafata ngo itabaza ngo aritwikirize w'intonga, cyangwa se nta wafata itara ryaka ngo narangiza aritwikire arishyire hariya, ntacyo ryamara. Ugomba kurikira hariya abantu bose bakarireba. Rero mwene data nawe wakijijwe niko umeze mu nzira, uri itara. Ni ukuvuga ngo icyo ushobora gukora cyose gishobora kugaragara nabi mu maso ya bagenzi bawe. Mu gihe wahisemo agakiza rero itwararike, irinde, kandi nawe bitaraza uyu munsi wa none wafata umwanzuro, Imana ikakugira neza. Rero uyu munsi Imana ukubwiye ngo ifite icyo kugaya, ngo ngera ukora imirimo yawe nk'iyo wakoraga mbere. Uyu munsi wihane. Rero urasabwa kwihana mwene data, niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ariko rero ngo ufite ngo nanone ngo Imana ngo ifite icyo igushimira. Imana yacu iragaya ariko ikanashima. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wowe wakurikije imigambi y'Imana, wowe wanze ingeso mbi, wowe wanze iby'abapfapfa, uyu munsi Imana yo mu ijuru iri kugushima, iri kuguha amanota rwose. Ariko nawe ukibirimo uyu munsi wa none ukwiriye kubivamo kugira ngo nawe ushimwe n'Imana. Imana yo mu ijuru izakugira neza. Kandi ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ngo ufite amatwi cyangwa se ufite ugutwi niyumve ibyo Umwuka abwira amatorero. Uyu munsi wa none rwose Imana iri kugenda ivuga ngo nimwihane. Imana iri kuvuga ngo garukiraho, wowe wagiye garukiraho. Imana rero yo mu ijuru uyu munsi wa none iri kugenda itubwira, iri kugenda ibwira abantu ngo kandi ikatubwira ngo unesha nuko
n'ukuri ngo nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Mwene data rero reka nkubwire uyu munsi wa none Imana iri kugutangira ubuhamya. Uyu munsi wa none Imana iri kuguhamagara, iri kugushaka, iri kukubwira ngo uyu munsi wa none wowe itangira ubuhamya, wowe wabashije kwirinda ingeso mbi, wabashije kwirinda ibyaha. Uyu munsi Imana iri kugusezeranya ko izagushyira muri paradizo ngo yayo. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Rero bene data bavandimwe, icyo dushaka ni wowe utarahinduka, ni wowe utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Nawe wari ubirimo ukaba warabivemo ukadohoka, umutima wawe ukongera kuba mubi, Imana yo mu ijuru umunsi iraguhamagara kugira ngo wongere uhinduke, umutima wawe wongere wongere wumve mu maso y'Imana umeze neza. Bene data rero dutunzwe n'imbabazi z'Imana, dutunzwe no kubwira Imana ngo Mana mbabarira kubera ko nateshutse, dutunzwe no kubwira Imana ngo Mana kubera ko nongeye nkaba umuntu mubi, uyu munsi wa none ongera mbabarire. Ni ukuri rero mwene data, uyu munsi wa none Imana iri kurira, iri kwibaza, iri kuvuga iti abantu naremye, abantu nishyiriye ku isi nibo bari gukora ibi, nibo bari gukora ibyaha ibyangwa n'amaso yanjye, abantu mbwira buri munsi nibo bari kugenda bakora ibyo bishakiye. Umunsi rero Imana ifite agahinda k'abantu, ifite agahinda k'abo yaremye kandi yagushyize imbere icyiza n'ikibi. Uyu munsi wa none rero ufite gukorera Imana cyangwa se ufite gukorera umwijima, ibyo nabyo urabyemerewe, ariko Imana yo mu ijuru ntabwo ishaka ko twakorera umwijima, ahubwo irashaka ko twayikorera kandi tukayigandukira n'ikimana itwifuzaho. Rero mwene data muvandimwe, ntabwo uyu munsi wa none ukwiriye gupfa, ahubwo ukwiriye kubaho. Rero uyu munsi nakubwira ngo wirimbuka. Ijambo ry'Imana rijya ritubwira ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, ngo kandi uwanduye ngo agume ngo yandure, ngo uwanduye mu mutima ngo agumye yandure, ngo umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Bene data bavandimwe, bakozi b'Imana, uyu munsi wa none ijambo ry'Imana rivuga ngo ukiranirwa n'ukuri ngo agumye akiranirwe, ariko ntabwo ariko njye mbyifuza. Njyewe ndifuza ko nawe uri gukiranirwa, nawe uri gukora ibyaha, wahindukira Imana ikakugirira neza. We wanduye wigumya kwanduza umutima wawe, garuka uyu munsi, uracyafite amahirwe, kuko ijambo ry'Imana riravuga iyo unaniye ijambo ry'Imana n'ukuri Imana irakureka ukagenda kandi bikanarangira. Aho kugira ngo rero ugumye wiyoberanye cyangwa wihindure, cyangwa se ugaragaze kuri mu nzu y'Imana, cyangwa se ugaragaze ko uri umukozi w'Imana, ariko mu mutima wawe habitsemo ibindi bintu, wagaruka wahinduka Imana ikakugirira neza, ngo umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Mwene data ni ukuri ushobora kubaho ukiranuka cyangwa se ukora ibyo Imana ishaka, ibyo nabyo ni ukuri wabishobora kandi Imana yakugirira neza. Ngo kandi ngo dore ndaza vuba ngo nzanye ingororano. Uyu munsi wa none nawe izo ngororano urazikeneye. Umuntu wese uri ku isi akeneye ingororano z'Imana, ngo kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Mbese mwene data, wumva imirimo ukora, wumva ibyo wakoze bingana iki ku buryo Imana yo mu ijuru niza nawe izagutangira ubuhamya, Imana yo mu ijuru niza nawe izakugororera, Imana yo mu ijuru ikazaguha ikamba yateguriye abayikunda, ngo ndarufa na omega, ngo wa mbere n'uwa nyuma, ngo itangiriro ngo n'iherezo. Uyu munsi Imana niri kukubwira ngo umwene data, wowe wanduye mu mutima ukwiriye guhindukira, kandi ikakubwira ngo dore ndaza vuba ngo nzanye ingororano, ngo kugira ngo umuntu wese, Imana uyu munsi iri kwinginga, iri guhendahenda umuntu wese, ikivuga ngo ndarufa na omega, wa mbere n'uwa nyuma, ngo itangiriro n'iherezo, ngo kandi hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo. Mwene data rero, abamesa ibishura byabo ni ukwihana, ni ukwiyeza, ni ukuba maso, ni ugukora imirimo yo gukiranuka, ngo kandi ngo banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Uyu munsi mwene data, uyu munsi uri gutekereza iki? Ko abasambana, abarozi, n'abicanyi, n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora, uwo nguwo ko aribo bazaba hanze, aribo Imana izajugunya. Uyu munsi wa none ibyo ngibyo warabiretse mwene data. Uyu munsi uri gusenga iyihe Mana? Uri gukorera iyihe Mana? Mbese umwami uri imbere yawe uyu munsi ninde, kugira ngo azagukize, azaguha ubugingo buhoraho? Uyu munsi ninde uri kwivuga mu maso yawe? Uyu munsi ninde uri kuvuga ngo uyu munsi nkwiriye gukorera uyu? Mwene data muvandimwe rero, witeshuka, garuka, kandi Imana yo mu ijuru yiteguye kukugirira ibambe. Imana rero ikomeze guha umugisha, ikomeze kurinde mu buryo bwose, kandi ikomeze ikwambika imbaraga, kugira ngo nawe uzabashe guhagarara imbere y'intebe yayo udatsinzwe n'urubanza. Uyu munsi ni wowe ubwirwa, uyu munsi ijambo ry'Imana ni wowe riri kuza rishaka. Ushatse rero wahindukira, ushatse waryumva, Imana yaguha umugisha.
kandi ikindi ntiwihebe mwene data, wowe ubona uri mu byaha, wowe ubona hari ibyo wakoze haba kera haba ibyo wumva ariko icyo nakubwira, Imana yacu rwose irababarira. Imana ni inyempuhwe, Imana ni inyembabazi, ahantu hose irahagera ikababarira umuntu. Ahantu kuvuga ngo Umwuka Wera we atwemeza ko tugomba kuzajya mu ijuru kandi ko dukwiriye kubabarirwa igihe cyose. Rero mwene data muvandimwe, reka nkubwire, Imana yakubabarira rwose, haba ari ibyo wakoze kera, haba ari n'ibyo urimo uyu munsi wa none, haba ari ibyo ubona uyu munsi byakunaniye, nakubwira ngo Imana n'ukuri yakubabarira kandi rwose yiteguye kukubabarira uyu munsi. Rero mwene data muvandimwe, nakubwira ngo garuka, kandi Imana n'ukuri yo mu ijuru yiteguye kukugirira neza. Imana yo mu ijuru ibasha kugira neza umuntu wese, ibasha kugira neza uwo yaremye. Rero witeshuka, winamuka cyangwa ngo uve mu mbaraga, kuko Imana yiteguye kuguha imbaraga rwose. Kandi wigendera mu kigare ngo wumve ko ngo bene wanyu cyangwa se inshuti zawe kuko bameze kuriya cyangwa kuko banyuze muri biriya utagomba gukizwa. Ugomba gukizwa kandi ugahamya, ukabwira Imana ko wakijijwe kandi wagarutse. Imana rero yakubabarira, ntawe udakora ibyaha, ariko ikibazo ni ugusaba Imana imbabazi, ikibazo ni ukwihana, kuko Imana iratubwira ngo nimwihane mugarukire. Imana yo mu ijuru rero yakugirira neza, nawe yaguha umugisha. Ni ukuvuga ngo tuvuge ukuri, dukore ibyo Imana ishaka, twirinde mu buryo bwose, twirinde mu byo tuvuga, twirinde mu byo dukora. Imana izatugirira neza. Uyu munsi rero nawe Imana iragushaka, nawe urashaka kuguha ubugingo, nawe urashaka kukugira neza. Kandi mwene data urahirwa, mwene data ufite amahirwe menshi, kuko uwemeye gukorera Imana ufite amahirwe menshi rwose. Kandi Imana izakugirira neza, izaguha umugisha kubwo kwemera kuyikorera no kuyigandukira. Rero iyicaye ku ntebe, yicaye mu ijuru, ihora ivuga iti uwazi uyu munsi nawe namubabarira, namurinda umujinya uzatera isi. Uyu munsi rero mwene data, nk'uko ijambo ry'Imana yabitubwiye ngo agakiza kacu karatwegereye ngo kuruta igihe twizereye. Rero uyu munsi nawe rwose mwene data, garuka. Imana yo mu ijuru iragushaka, kandi Imana irashaka kukugirira neza. Nuyemerera ukayiha umutima wawe, ukayiha ubugingo bwawe, ibyawe byose ukabiha Imana, kuri Imana yo mu ijuru yiteguye kugira neza kandi izabikora rwose. Mwene data muvandimwe, ntiwihebe kandi ntucike intege. Imana n'ukuri yo mu ijuru yiteguye kukugirira neza kandi rwose izakugirira neza. Mwene data, rwana intambara yo kwizera rero, ubwiza Imana ukuri, ibyawe byose ubyereka Imana, ubwira Imana uti Imana ndaje, dore nje ukundi, nje ukunguku. Imana nayo izakugirira neza. Rero wowe uri ku isi, wowe waremwe, wowe wavutse, wowe wabayeho, wowe ufite amahirwe umunsi wo kubugihumeka, kuko hari benshi bamaze gupfa, bamaze kuva mu mubiri. Hari benshi ubu ngubu bari mu bitaro, hari abari muri za koma, hari abari ahatandukanye uyu munsi badafite amahirwe yo kongera kugira imirimo y'Imana bakora. Wowe rero ugifite imbaraga, ugifite amaboko, wowe utarwaye, wowe umeze neza, uyu munsi wa none ukwiriye gushima Imana, ukwiriye kubwira Imana uti Imana kuko meze neza, kuko ntarwaye, kuko mfite imbaraga, nyemerera nanjye umpa agahe gatoya ngukorere, nanjye umpe iminsi mikeya nongere ngukorere. Kubera ko mwene data iminsi iradusiga, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo agakiza kacu ngo twizeye ngo kuva kera ngo karatwegereye. Nta kindi rero, nuko iminsi iri gushira, nuko iminsi iri kugenda. Rero uyu munsi wa none ukwiriye kumenya ko iminsi dufite mu isi ni mikeya, iminsi yacu rwose ibarirwa ku ntoki. Rero ukwiriye kuba maso, ukwiriye kwirinda, kandi Imana yo mu ijuru n'ukuri yakugirira neza, yakomeza ikabana nawe. Rero mwene data muvandimwe, irinde kandi wirinde mu buryo bwose, urinde umutima wawe, urinde ibyawe byose. Imana nayo n'ukuri izakugirira neza. Nanjye rero uyu munsi nifuza kubana nawe, nifuza kubana namwe, nifuzaga kubagiriraho umugisha. Nanjye nkongera kubabwira iby'Imana, nkongera kubabwira kugaruka, nkongera kubabwira ko Yesu Kristo ari kutubwira ngo nitwihane, ko Yesu Kristo ari kutubwira ko igihe twizereye n'ukuri kiri bugufi, kandi ko igihe yenda kugarukamo kigeze. Uyu munsi rero nanjye nakubwira ngo Yesu we araje, kandi aje gutwara umugeni witeguye. Rero mwene data nakubwira ngo kanguka, kandi wirinde ikibi cyose n'igisa nacyo. Imana izakugirira neza. Mwakoze kubana nanjye rero, Imana ikomeze ibahe umugisha, ibambike imbaraga mu buryo bwose. Mbasaba imigisha yo mu ijuru, kandi basabiye kuzabana n'Imana ubuziraherezo. Imana ikomeze ibashyigikire mu byo mukora byose. Amen, amen. Impanda irarenga, ijuru isohora, abazima n'abapfuye bategereje igisubizo. Igihe kirageze, isi igiye kuvugururwa, Imana itegeka
igihano kirage. Impanda y'Imana imperuka iravuga, isi yose ihinda umushyitsi. Abizera bazaririmba batunguwe n'icyo bazumva, icyizere cyose kizasubira mu maboko y'Imana. Abantu bose bazahaguruka bashaka imbaraga, ariko amadini yose azaba ari mu rukiko. Urukundo n'amahoro bizaba byarashyizwe ahagaragara, izuba ry'umucyo rizacana mu maso y'Imana. Impanda y'Imana imperuka iravuga, abantu bose bagira ubwoba bw'ibyo bumvise. Abizera bazaririmba batunguwe n'icyo bazumva, icyizere cyose kizasubira mu maboko y'Imana. Ubushobozi bwayo butagereranywa buzahoraho, abana b'Imana bazagira ibyishimo bidashira. Ineza y'Imana iruta byose, abo yatoreye bazageraho ibashyira mu byiza. Impanda y'Imana imperuka iravuga, muzacikwe muri byo birori bihe bike cyane. Abizera bazaririmba batunguwe n'icyo bazumva, icyizere cyose kizasubira mu maboko y'Imana. Nawe izere Yesu Kristo, izakizwa kuri uwo munsi w'imperuka. Nawe izere Yesu Kristo, izakizwa kuri uwo munsi w'imperuka.